Ireka twikomereze na episode ikurikira y'inkuru yacu ndetse nizere ko iyi nkuru iri kuba yabashimisha. Ahangaha dutangiye agace ka kabiri k'inkuru ndetse ahangaha muribuka ko twasoje umukobwa amaze kuba yakatira se amubwira ati papa ngiye niteye ku byishimo byanjye, ati ntabwo ngiye nshaka amafaranga. Ubwo ahangaha barakwereka ahangaha bari gusohoka umugore agiye kuba yagwa, umugabo wiwe Ben niko kuba yamusama. Ubwo ngubwo akana niko kuba kababwira ati mama, ati muragaragara nk'abakinnyi ba filime neza neza. Barakwereka ya modoka nziza bita Rolls Royce ndetse turabizi iyi modoka ni iya Ben yabashije kuba yagera aho ngaho muri ako kanya. Arangije Fabrice atangira kuba yasohokamo ndetse ubwo Fabrice yasohotse mu modoka, wa musore wacu wigize umukene ahangaha kandi ari umukire ariwe Ben atangira kuba yakihisha. Ubwo Fabrice niko kuba yabona boss wiwe, arangije azahamagara ati CEO, ati CEO. Ubwo ngubwo Alice niko kuba yatangira kuba yavuga ati se, ati CEO. Ubwo niko kuba yareba hirya abona nta wundi muntu uhari. Ubwo ngubwo umusore yari ari kubwira cya Fabrice ati ndakwinginze ceceka, ati ceceka. Ubwo umugore niko kuba yamubaza ati se ni twebwe uri kuba wahamagara? Ubwo cya Fabrice niko gutangira kugira isoni. Akana ka Alice aho ngaho yatangira kuba kabwira mama ati mama, ati dore iriya niyo modoka ya papa, ati niyo yavuyemo mu gihe yari ari kuba yantabara. Ubwo ngubwo Alice niko kuba yakitegereza imodoka, arangije arahamagara ati Ben, ati sheri, ati ibyo bari kumbwira nibyo ra? Ubwo Ben niko kuba yavuga ati impossible, ati ntibishoboka, ati se uratekereza iriya modoka naba narayikuye hehe ati amafaranga aguze iriya modoka, ati nayakura hehe? Ubwo umusore niko kuba yahindukira abwira ka Alice ati kana gato, ati ntukabeshye mama, ati ntago ari byiza, ati kubeshya ntago ari byiza. Ubwo ngubwo Ben niko kuba yabwira Alice ati ngewe urabizi ndi umusabirizi, ati gute natunga iriya modoka? Ubwo ngubwo cya Fabrice cyari kiri gukomeza kuba cyakibaraguza aho ngaho. Ben niko kuba yakijijisha arakibwira ati genda, ati genda ava ahangaha. Ubwo Ben niko kuba yababeshya ati narinje kuba nahahabiswa ahangaha z'abana, ati ariko ndabona muri kwa mwasohoka, ati kanigendere. Ubwo ngubwo bagiye kuba bafunga. Ubwo ngubwo nuko Fabrice yari agiye aho ngaho ndetse yari agiye kuba yaraburiza umuhungu wacu ahangaha wiyemeje kuba yakigira umukene, akigira uwo atari we, ari we Ben. Ndetse muri ako kanya Ben yasigaye ari kwiruhutsa afite n'ubwoba bwinshi, atangira kuba yabwira umugore we ati ese ubundi ubu ngubu urabona nawe kuba natunga iriya modoka gute? Ubwo akana niko kuba kamubwira ati dari, ati uri kubeshya nakubonye. Ubwo umugabo niko kuba yabwira umugore we ati kanjye kuba napakira ibintu byanjye, ati turaza kuba twakongera guhura. Ubwo amaze kuba yagenda, akana niko kuba kahindukira akababaza mama wako ati mama, uyu munsi se turaza kuba twarara munsi y'ikiraro aho papa wacu aba? Ubwo mama niko kuba yakegera akana aca bugufi arakabwira ati mwana wanjye, ati nizigamye amafaranga atari menshi ariko araza kuba yatubeshaho muri iyi minsi, ati ndatekereza turi buze kuba twashakamo inzu tukaba twabasha kubona aho turara. Ubwo barakwereka ahangaha Ben akimara kuba yabwira umugore we ngo agiye kuba yapakira ibintu aze, baraza kuba bakongera guhura nyuma yahise aza kuri ya modoka yiwe. Ubwo ngubwo Fabrice n'aba bodyguard biwe niko kuba bamunamira, baramubwira ati nyakubahwa Ben, ati imyambaro yawe ati irateguwe kandi abantu bose mu nama bahageze baragutegereje, bategereje umwanzuro ugomba kuba wabagezaho, ati rero ndumva twabikora vuba tukihuta. Ubwo Ben niko kuba yakora ku myenda yiwe, arababwira ati nibyo koko, ati reka nitegure tuba twajya mu nama. Ubwo Ben niko kuba yakongera kwambara ya myenda yiwe imugaragaza nka we wa nyawe ndetse n'ishusho yiwe ya nyawe ari umukire. Ubwo ngubwo barakwereka Ben amaze kuba yakwambara, amaze gukuramo ya myenda y'abasabirizi, yarongeye abiboga araba umusore mwiza. Ubwo ngubwo yicaye muri ya modoka yiwe nziza yakorewe mu ruganda rwa Rolls Royce. Ubwo nuko yaciye ku mugore wiwe, arangije arahindukira aramureba. Ubwo murebe ukuntu Ben ari kuba yareba umugore we muri ako kanya. Umugore warangije nawe aramwitegereza aramureba neza. Reka nkwibutse kureba neza niba waradukoreye subscribe, nuba utarayikora ube wayikora, ndetse like na comment ni ingenzi cyane, ndetse nuba wakishimira inkuru zo kuba wayisharinga
ubwo umugore yitegereje umuhungu ari kuba yagenda mu modoka, arangije ababwiye umwana we atari ko uriya musore ndabona agaragara neza nk'umugabo wanjye. ubwo ngubwo baje ahangaha barimo gutembera, akana akabwira mama wako ati mama, ati izi nzu ziri kuri iki gishushanyo ati ni nziza cyane. ubwo umugore niko kuba yamubwira ati mwana wanjye izi nzu ni nziza ati kandi zirahebuje cyane, ati ariko reka tube twakomeza tujye kuba twashaka ibyo tuje kuba twashaka ahangaha, mu nyuma ndaza kuba nakwereka ibyo tuza kuba twakora. ubwo Alice cyangwa se umugore wa Ben niko kuba yagera ahangaha, asanga abantu bahagaze ahangaha bigaragare ko bari abareceptioniste baho ngaho. batangira kuba bamubwira ati madamu, atuje ahangaha kuba wakora iki? ubwo ngubwo Alice niko kuba yababwira ati tuje ahangaha kuba twashaka inzu. ubwo umusore wari uri aho ngaho niko kuba yatangira kubabwira ati si inzu z'ahangaha ko zihenze, ati muraza kuba mwabona amafaranga zishyuye, ati n'aka kana gatoya wagira ngo nta myambaro kagira. ubwo akana niko kujya kuba kajya imbere ya nyina wako karavuga ati mwitangira kuba mwatuka mama wanjye, ati mwitangira guserereza mama wanjye. ubwo umukobwa wari uri aho ngaho niko kuba yagasunika ati gabanya ijwi ryawe wakana we, ati mama wawe nta kinyabupfura yakwigishije. ubwo Alice niko kuba yabwira uwo mukobwa ati saba imbabazi umwana wanjye, ati dore uramukomerekeje atangiye kuba yava amaraso. ubwo umukobwa wari uri aho ngaho niko kuba yamubwira ati njye ibyo ngibyo ntabwo mbyitayeho, ati nta bakene bagomba kuba baza ahangaha, ati mugomba kuba mwajya gushaka inzu za make ahandi. Alice muri ako kanya kamere yaramufashe, atangira kuba yabwira wa mukobwa ati ubundi gute watinyuka kuba wakusunika umwana wanjye kuri ukaba wamuvisha igisebe, ati ibingibi ugiye kuba wabyishyurira. ubwo ngubwo niko kuba yatangira kuba yakataka wa mukobwa wari uri aho ngaho, batangira kuba barwana. kumbe barakwereka ahantu bari kurwanira ni muri ya kampani yo kwa Ben bise Ben Group. ubwo ngubwo agakobwa aho ngaho kari gutaka, Ben niko kuba yavuga ati muhagarike, ati muhagarike. ubwo ngubwo Alice niko kuba yahindukira, arangije abona ni umugabo we Ben. ubwo Ben niko kuba yababwira ati muhagarike iyo mirwano ahangaha ntabwo byemewe kuba byaharwanira. ubwo Fabrice niko kuba yamukurura, arangije aramubwira ati ntabwo ubonye ko ari umugore wawe Alice waje ahangaha? ubwo Ben niko kuba yagira ubwoba ati se none kubera icyo ari kuba yarwanira ahangaha, ati byagenze gute? ubwo Fabrice niko kuba yatangira kuba yamubwira ati boss ariko urabyibuka ubu ngubu ntabwo ukiri Ben, ati ubu ngubu uri umusabirizi, ati kandi uba ugomba kwitwara nk'abasabirizi, ati ntabwo ureba ko wongeye kuba wakambara ya myenda yawe myiza kugaragaza nka boss, ati ubu ngubu rero ati ugomba kuba wakomeza uri umusabirizi. ubwo Ben niko kuba yakongera kwireba, arangije aravuga ati koko atuvuza ingingo koko, ati ubu ngubu ndi umusabirizi ntabwo ngomba kuba nakigaragaza uko mbonye. ubwo ngubwo niko kuba yabwira Ben ati ndashaka ko umugore wanjye aba mu nzu nziza ndetse n'umwana wanjye. ubwo yari kuvuga ka Elisa ariko ari kwita umwana wiwe. ubwo ngubwo Fabrice niko kuba yatangira kuba yamubwira turashaka kuba inzu nziza. ubwo Ben niko kuba yamubwira ati paritoma tugira ahangaha nziza ni iyihe? ubwo Fabrice niko kuba yamubwira ati inzu nziza dufite ahangaha ati ni ya yindi mwubamo, ati kandi tuyitangira $1,000,000 z'amayuwani. ubwo muri ako kanya Ben niko kuba yamubwira ati genda ubacaginge $99. ubwo Fabrice niko kuba yavuga ati nanjye iyo nza kuba ndi umukobwa nakabaye nshingiranwe na nyakubahwa Ben wacu. ubwo ahangaha Alice we yari akiri gukanda amaso ka gakobwa kabaye kabasha kuba kamusunikira umwana kari kumukubita. ubwo ngubwo nuko Fabrice yamanutse, ageze ahangaha batangira kuba barekurana, maze wa musore wari uri ahangaha atangira kuba yabwira Fabrice ati Mr Fabrice, ati uyu mugore n'umwana ati bagerageje kuba batubeshya, ati bashaka kuba kampani yacu yaba silence, atashaka kuba yabeshya ku mwana wiwe ari twebwe tumukomerekeje. ubwo Fabrice niko kuba yazamura umujinya muri ako kanya, atangira kuba yakubita wa mukozi amubwira ati ariko ubundi gute mutinyuka, ati uzi ko mutinyuka, ati gute mutinyuka kuba mwabwira abashitsi nabi cyangwa se abakiriya nabi, ati ubundi kubera aka kanya ati wowe n'uyu mukobwa muva ahangaha, ati ndavuze ngo mube mwabasaba imbabazi.
ubwo ngubwo muri ako kanya wa mugabo n'umukobwa niko kuba bapfukama barangije basaba imbabazi wa mugore Alice ndetse n'umwana we Elisa. Ubwo Alice niko kuba yavuga ati ngenda bababariye nta kibazo, ndetse Fabrice muri ako kanya we yarababwiye ati ntago nkishaka kubabona ahangaha, ati wowe, ati nawe, ati mbabone mwarenze muri kampani, ati kandi nta maretere asaba kwegura cyangwa se ko mwirukanye nshaka, ati mujye kuzinga utwanyu mbabone murenga ahangaha, ati nta kazi mugifite ahangaha muri iyi kampani ya Ben Group. Ubwo ngubwo nuko bagiye bazize kuba bakiriye abakiriya nabi bagashaka kuba babatoteza. Ubwo ngubwo Fabrice muri ako kanya yarahindukiye arangije areba Alice n'akana kiwe. Ubwo niko kuba yatangira kumubwira ati mu izina rya kampani yacu, ati tubashe kuba twagusaba imbabazi. Ubwo Alice niko kuba yamubwira ati n'ubundi usanze ndi kuba nagenda, ati ntago nabasha kuba nakodesha izi aparitema zanyu, ati zirahenze cyane. Ubwo Alice agiye kuba yakata ngo yigendere n'umwana we. Ubwo ngubwo niko Fabrice akomeza kumubwira ati ndakwinginze ihanganire serivisi mbi wahawe, atari kangaha dufite inzu wabasha kuba wakishyura ukabamo, ati ubu ngubu naguha inzu ukaba wakishyura amadolari 99 y'amayuwani. Ubwo muri ako kanya Alice kumva inzu y'amayuwani 99 yahise atera intambwe ari kugaruka, arangije abaza Fabrice ati ibyo uri kuvuga ni ukuri? Fabrice nawe niko kwikiriza. Umugore arangije aramubwira ati ndabyemeye. Ubwo Fabrice niko kuba yakishima aravuga ati murakoze kubwo kwihangana kwanyu, ati ndetse turabakiriye, ati ahubwo reka mbe nazana kontra tube twasinya ko twumvikanye. Ubwo Alice niko kuba yamubwira ati kambanze mbwira umugabo wanjye inkuru nziza ko tubashe kuba twabona inzu turi buze kuba twabamo muri uyu mugoroba. Ubwo niko kuba yakurayo telefone. Fabrice arangije atangira kuba yagira ubwoba arayeba hejuru. Ubwo ngubwo umugore niko kuba yatangira kuyihamagara, arangije niko kuba yareba hejuru atangira kuba yavuga ati kubera iki telefone y'umugabo wanjye iri kuba yasonera ahangaha kandi hejuru. Ubwo ngubwo niko kuba yatangira kuza yegera aho hafi ari kuvuga ati kubera iki telefone y'umugabo wanjye iri ahangaha. Disa ahangaha Alice yari yikundiye umusore nta kintu yitaye, hatitaye kuba ari umusabirizi cyangwa ari umukene. Ubwo niko kuba yamuhamagara ati alo, ati sheri atumeze ute? Niko kuba yamubwira ati ubu ngubu ngewe na Elisa turi ahantu turi buze kuba twarara twabonye inzu, ati ubu ngubu twabonye inzu. Ben niko kuba yabwira umugore we ati sheri, ati ndagushimiye kubw'ubwitange uri kuba wakora, ati kandi nishimiye kuba wemeye kuba waba umugore wanjye. Alice niko kuba yamubwira ati nakongera kuba wajya kurara munsi y'ikiraro cyangwa uri kurara uri kugenda, ati ubu ngubu nakuboneye inzu, ati ahubwo pakira ya myenda yawe wambwiye ndetse n'ibintu byawe wabizana tuze kuba twabishyira ahantu turi buze kuba twaba turi, ati kandi nizere ko ahantu uri ubashije kuba wamera neza. Ndetse barakwereka nyuma y'akanya umugore Alice amaze kuba yasinya kontra yo kuba bamuha inzu muri Ben Group cyangwa se muri Ben Company, niko kuba baza ahangaha. Ubwo ngubwo yatangiye kuba yabwira umugabo we Ben ati reka mbe nahamagara manager abe yatuzanira imfunguzo. Ubwo ngubwo Ben muri ako kanya yakoze ahantu bagomba kuba bafungurira kozaho igikumwe cye, inyubako irangije irafunguka. Ubwo Alice wari ugiye kuba wahamagara manager ngo abazanire imfunguzo aho ngaho yatangiye kuba yakumirwa abaza Ben ati gute ukoze ibi ngibi, ati ubikoze gute? Ubwo Ben nawe niko kuba yatangira kwiyumvira ati ndi kwihuta ahubwo umugore wanjye araza kuba yamenye vuba uwundi we. Ubwo ngubwo Ben niko kuba yatangira kuba yabwira umugore we ati iyi ngiyi ni inzu nshyashya, ati kandi inzu nshyashya nta muntu iba ifite, ati uhageze wese aba agomba kuba yayifungura. Ubwo Alice niko kuba yamubwira ati tugomba kuhamagara manager n'ubundi akazana umuntu ugomba kuba yasimbuza ibikumwe kugira ngo batazabasha kuba batwiba, ati kuko byaba bivuze ko uyu nguyu ari umutekano mu kigo bazatwiba. Ubwo Ben niko kuba yababwira ati ngaho mureke tube twakinjira mu nzu. Ubwo kuba bafungura inzu batangira kwinjiramo, umwana ahangaha Elisa
atangira kuba yakumirwa nibwo yari ageze ahantu heza gutyo. Ubwo Ben we ko inzu yari ayimenyereye nta kintu cyari gitangaje muri ibyo ngibyo. Umugore wa Alice niko kuba yavuga ati rwose imbabazi guturuka muri Ben Company, ati ndazishimiye, ati amayuwani 99 bakaba bansabye imbabazi bakampa inzu imeze gutya. Ubwo Ben niko kuba yabwira umugore wa Alice ati rwose Ben Company ati ni nziza rwose ukuntu basaba imbabazi biratangaje. Kumbe maho ngaho mu nzu hari akamashini karimo katangiye kuba kavuga ati urakaza neza nyakubahwa Ben we. Ubwo umugore Alice niko kuba yakumva akamashini kavuze ibyo ngibyo kaba katangiye kuba kamubaza ati se ibyo ngibyo byo ni ibiki. Ubwo Ben niko kuba yavuga ati umuntu wabaga muri iyi nzu njye nawe dufite izina rimwe turitiranwa. Ubwo umugore niko kutabitindaho aramubwira ati n'ubundi ndabizi wari umusabirizi, ati ubundi gute umusabirizi nkawe yakitwa CEO. Ubwo niko kuba yamubwira ati ubwo nemeraga kuba nashingiranwa nawe nemeye kuba nafata inshingano z'urugo, ati ngomba kuba najya gukora, ati wowe uzajya usigara ahangaha uri kuba wakita ku mwana wacu Elisa, ati kandi nizere ko bitazakubangamira, ati rero njyewe ubwo ngubwo ngomba kuba nakwitaho ndetse nkanita ku mwana wanjye n'urugo rwacu. Mwumva amagambo y'umukobwa ahangaha, bakobwa murajye mwigira isomo ahangaha, so kuba mwakika kuba mwafata inshingano mukumva ko ibyo umugabo yakora namwe mwabikora. Ndetse kandi murabizi baravuga ngo ibyo umugabo yakora umugore yabikora kurushaho. Ubwo umusore Ben niko kuba yabwira umugore wiwe ati sheri ndagukunda, ati kandi nkukunda ntitaye ko wamisemo mu bandi kandi uzi ko ndi umusabirizi nta kintu nabasha kuba nakumarira. Ubwo umugore Alice nawe niko kuba yamubwira ati ngiye kuba mbana nawe ati ntacyo bimbwiye, ati kandi nta n'icyo bivuze kuba wari umusabirizi, ati cyangombwa nuko njye nawe dukundana. Ubwo Elisa kari kubareba aho ngaho kumiwe, disi kari kumva amagambo meza mama wako ari kuba yabwira umusore ahangaha. Ubwo Ben yaje kuba yakicarira ahangaha atuje, akana ka Elisa niko kuba katangira kumwegera, karangije gatangira kuba kabwira papa wako Ben kati mama iyo myenda ntago ayikunda, ati kandi kunda n'abantu bagira isuku, ati ugomba kuba washaka kuko waza kuba wajya kuba wakoga. Ubwo Ben nawe yatangiye kuba yaganira na ka Elisa aho ngaho ndetse bishimye nk'umuryango. Ben niko kuba yabwira akana ke ati nibyo rata, ati ngomba kuba nakuramo ibi byenda, ati nkajya kuba nakora isuku. Ubwo Ben ahangaha yatangiye kuba yakwikura imyenda, ndetse twe turabizi uyu musore ntago ari umusabirizi. Ubwo niko kuba yakikuraho bya bisatsi, murabona ko afite n'imisatsi myiza. Ese umusore wacu ko ari kuba yakuramo imyenda y'abasabirizi akaba agiye kugaruka muri ya shusho yiwe, yaba agiye kwigaragariza umugore w'aka kanya. Kora subscribe utazacikwa na episode ya 2 ndetse ntibibagirwe gutera komenti.